Tujye kugaruka ku magambo arindwi aba agomba gukoreshwa mu rukundo cyangwa mu rugo mu rwego rwo gushaka amahoro, ndetse aya magambo akenshi cyane iyo akoreshwa biba bigoranye ko abantu bari muri urwo rukundo cyangwa bari mu rugo bisanzwe, nyine urumva ni umugore n'umugabo babana cyangwa abantu bagikundana. Ahangaha aya magambo iyo akoreshwa kenshi cyane urugo rwabo cyangwa urukundo rwabo rukunze kuba rwaramba, kuko nta kintu cy'amakimbirane kiba kiruzemo cyangwa ibindi bintu byo kubuzanya amahoro cyangwa amahwemo, kuko urugo rwanyu ruba rugeze ruri ku murongo. Aya magambo arongeye kuba nakubwira muri iki kiganiro, wenda ngiye kubanza nkubwire amwe mu magambo ariko afite andi magambo ashamikiyeho ku ruhande, ari nayo ugomba kuba wamenya kugira ngo urugo rwawe cyangwa urukundo rwawe rukomeze kugenda ruramba. Nakubwiye ko aya magambo iyo ukunze kuyakoresha ndetse n'uwo mukundana biba bigoranye ko mushobora kuzigera mugirana ikibazo icyo ari cyo cyose nta naho cyaturuka, kubera ko urugo rwanyu ruba rumeze nka paradizo. Buri ibintu bya mbere burayi bijya bisenya ikintu cyitwa urukundo cyangwa urugo bihera byose ku magambo, ndetse nyuma yaho hagatangira hazaho n'ibindi bikorwa, ibyo byose n'ubundi bikaza kurangira urukundo cyangwa urugo rusenyutse. Niyo mpamvu ngiye kubona kwibwirira amagambo rwose arindwi ariko afite andi ayashamikiyeho aba agomba gukoreshwa mu rukundo cyangwa mu rugo neza neza mukazisazanira mumeze nk'abari muri paradizo. Icyiciro cya mbere turi buze kuba twaheraho ni amagambo y'urukundo, naho icyiciro cya kabiri turi buze kuba twakurikizaho ni amagambo yo gusaba imbabazi, icyiciro cya gatatu turi buze gukurikizaho ni amagambo yo gushimira, icyiciro cya kane turi buze kuba twagarukaho ni amagambo yo kugabanya amakimbirane, icyiciro cya gatandatu turi buze kuba twagarukaho ni amagambo yo guhumurizanya, icyiciro cya karindwi turi buze kuba twagarukaho ni amagambo yo kubaka ejo hazaza. Ahangaha urumva ko rero ibyiciro byose birimo, ariko amagambo harimo nubwo atari menshi cyane ariko agize ati afite akamaro kanini cyane. Rero ikintu cya mbere nagusaba no gukora subscribe ku Ihozo TV kugira ngo tuze kubana muri iki kiganiro gihe ujye kubagezaho iki kiganiro ndituro. Icyiciro cya mbere nk'uko nabigusezeranyije muri iki kiganiro ni amagambo y'urukundo. Aha amagambo y'urukundo turaza tugasangamo nk'ijambo ndagukunda cyane, uri uw'agaciro kuri njye, nishimiye kuba turi kumwe. Ahangaha iyo umukunzi wawe yumva ko ari umukunda cyane ndetse akumva ko ari uw'agaciro, ndetse akanumva ko wishimye kubera ko muri kumwe mwubakanye, kubera ko mukundana, ahangaha bigira bitewe biramushimisha cyane, kuko igihe cyose ahora avuga ati ni njyewe koko. Ahangaha rero reka dukomeze mu cyiciro kindi cya kabiri, ari nacyo tuza kuba twasangamo amagambo yo kubahana. Amagambo aba agomba gukoreshwa rero mu gihe uri kubaha umukunzi wawe ni aya ngaya: ndakubaha. Iri ni ijambo nyine ugomba kubwira umukunzi wawe ukamubwira ati rwose pe sheri ndakubaha cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Iri jambo naryo ni rimwe mu magambo tuza kuba twasanga mu cyiciro cy'amagambo yo kugira ute yo kubaha. Ibitekerezo byawe ni ingenzi kuri njye, ukumva ko ibitekerezo byawe cyangwa ibitekerezo bye ari ingenzi kuri wowe. Ahangaha aba yumva ko rwose atanga ibitekerezo bizima, ndetse ibitekerezo biteza imbere urukundo rwanyu, ibitekerezo biteza imbere urugo rwanyu, akumva ko ibi bitekerezo bigize bite bimeze neza. Reka tubigarukeho. Ahangaha rero abagira ngo mubigarukeho neza mu buryo bucukumbuye, ndetse mucukumbure niba ari nk'ikindi kintu muri kwigaho, nyine mugire muti muze kuba mwagicukumbura. Aya magambo rero iyo akoreshwa mu rukundo atuma nta guterana amagambo kubaho mu kibazo cyanyu mushobora kuba mwagiranye, kumva ko nyine ibintu byose murigira muti murimo murubahana, ahubwo ntabwo muri kugira muti ntabwo muri guterana amagambo. Nakubwiye ko ibyo byiciro byose nibugende nkubwiraho amagambo abigize, ndetse namwe ko kubanza ugasanga ni amagambo uri buze ko wasanga muri sosiyete yacu mu buzima busanzwe. Ikindi cyiciro rero ni amagambo yo gusabana imbabazi. Iri jambo rero n'umundi ku mwanya wa mbere, ijambo tujye kuba twaheraho rwose, wageze ute wamaze kuba warimenya n'imbabarira. Niba ushobora kuba wabwira umukunzi wawe mu gihe habaye ikibazo, mukaba wamubwira ati rwose mbabarira sheri, ibi ngibi sinzi wenda ukuntu byakozwe, cyangwa ukamusobanurira uko byakozwe, ariko byose ukaza kuba wamusaba imbabazi. Uri umukunzi wawe, umuntu ugukunda bya nyabyo, ntazigera akwima imbabazi, kubera ko kukwima imbabazi kuri we ni umutwaro ukomeye cyane aba akomeza kugenda yikoreye. Rero kuba yaguha
imbabazi nibyo bimushimisha cyane kurenza uko yagira ate uko yazigiye. Hari n'igihe abatekereza akavuga ati se umukunzi wanjye ndamuha imbabazi atigeze azinsaba biraza kuba byamera bite? Aha ngaha wumva ko ni ikibazo kiba kigize gite, ni ikibazo kiba gikomeye. Niyo mpamvu gutambuka ugasaba imbabazi rwose nta kibazo kirimo rwose. Jya utambuka usaba imbabazi kuko n'umukunzi wawe ntago ari umuntu wundi wo kugize wo ku ruhande, ni umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe. Wumva ko nta kibazo kigize gite, nta kibazo kiba kirimo. Ijambo rero dusanga mu magambo yo gusaba imbabazi, nakoze ikosa ariko ndabyemera. Aha ngaha rero umukunzi wawe ari kukubwira ati njye nakoze ikosa ariko ndabyemera kandi mbabarira. Urumva ko riba ari bujyane na rya rindi, usibye ko aya ni amagambo yo gusaba imbabazi turimo nyine icyiciro cyayo. Aha ngaha rero iri kosa na kwemera, nakoze ikosa, kwemera amakosa yawe mu rukundo rwose ntako bisa. Buri umukunzi wawe iyo wemera ikosa arakubaha pe, akavuga ati uyu muntu ni uwo kwizerwa, uyu mugabo, uyu mugore wanjye, uyu mukunzi wanjye ni uwo kwizerwa, kubera ko iyo yakoze ikosa arabyemera, ndetse kandi niyo atanarikoze nabwo ntago abyemera, kubera ko aransobanurira akampa impamvu nkazumva, kubera ko hari amwe mu makosa ajya yemera. Urumva ko byanze bikunze ntago rya rindi wahakanye ukavuga ati she rwose ibi ntago ari byo wabikoze pe, urabizi ko ibintu byose mbyemere iyo nabikoze. Aha ngaha rero uba uri kugenda wubakamo umukunzi wawe icyizere gikomeye cyane, kubera ko iyo wakoze ikosa ugira ute uraryemera. Aha ngaha rero tukomeza n'irindi jambo rindi n'ubundi riri mu magambo yo gusaba imbabazi, sinzongera nzikosora. Aha ngaha rero ukahita umubwira ati rero njyewe aha ngaha rwose mbabarira pe sheri, ntabwo nzongera kandi ngiye no kwikosora nisubire. Ubwo urumva nyine no kwisubiraho, akavuga ati ngiye nisubiyeho aya magambo rwose cyangwa ibi bikorwa bimeze uko nguko ntabwo nzongera kugira ute, ntabwo nzongera kuba nagira. Aha ngaha umukunzi wawe arakumva ndetse agahita anakubabarira, kubera ko aha tuba turi mu cyiciro cyo kugira ute cyo gusabana imbabazi. Ikindi cyiciro rero tugiye kuba twakurikizaho ni amagambo yo gushimira. Amagambo yo gushimira bura mu rukundo cyangwa mu rugo naho habazamo ikintu cyo gushimira. Bura gushimira ni ikintu gishimisha umukunzi wawe, ni ikintu gishimisha umugore wawe, ni ikintu gishimisha umugabo wawe. Niyo mpamvu aya magambo nayo iki cyiciro nacyo tuba tugomba kugira ate, nicyo cyo tugomba kukivugaho. Aha ngaha rero ijambo rya mbere n'ubundi tuba tugiye guheraho ni urucabana. Nizere ko wamaze kubagira ute, wamaze kurimenya. Urakoze cyane. Aha ngaha abagukoreye nk'ikintu cyangwa hari nk'ikintu aguhaye cyangwa hari nk'ijambo umubwiye ryiza cyane, agahita akubwira ati urakoze cyane. Aha ngaha urumva ko iri jambo riba rigomba kuba ryagarukaho mu magambo yo kugira ute, yo gushimira. Irindi jambo rero ni nishimiye ibyo unkoreye. Niba umuntu agukoreye ikintu cyiza mu rukundo, mu rugo, aha ngaha ugomba kubwira ati pe ikintu unkoreye kirashimishije, ndacyishimiye pe, urakoze cyane. Aha ngaha abagize ate, abagushimiye cyane, umfasha byinshi cyane mu buzima bwanjye. Aha ngaha iyo umukunzi wawe ari kukubwira ati uramfasha byinshi cyane mu buzima bwanjye pe, kandi ndabyishimiye cyane ku rwego rwo hejuru. Aha ngaha wa muntu bibwiye biramushimisha cyane, akavuga ati burya kuko umukunzi wanjye burya ibintu mukorera agira ati biramushimisha. Kubona umukorera umuntu ikintu ukabona nta kintu aguhaye, nta feedback, akavuga ati ibintu byose nkoze nta kintu ansubiza, nta n'ikintu ambwira. Aha ngaha kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu ugomba kugira ute, ugomba kuba washimira. Ikindi cyiciro rero tugomba kuba twakomerezaho ni amagambo yo kugabanya amakimbirane. Aya magambo yo kugabanya amakimbirane rero turaza kuba twasangamo amagambo agiye atandukanye, nk'iri jambo ntituri abanzi turi abafatanyabikorwa. Ukumva ko umukunzi wawe niba ari havutsemo aka kabazo ukamubwira ati rero ntabwo turi abanzi, ahubwo turi abafatanyabikorwa. Niyo mpamvu tugomba kuba twaza kugira ute, tugomba kuba twareba uburyo dukiza kuba twakemura iki kibazo, nta bintu byo gukomeza amakimbirane. Aha ngaha irindi jambo tuza kuba twasanga mu magambo yo kugabanya amakimbirane, reka dutuze tubanze tubitekerezeho. Aha ngaha rero uramubwira ati sheri reka ibi bintu tubanze dutuze tugire dute tubitekerezeho, kugira ngo tutaza kuba twafata umwanzuro ugayitse cyangwa umwanzuro duhubutse ugasanga hari ibindi bintu dushyizemo bitari ngombwa. Irindi jambo rero turashaka igisubizo, si ugutsindana. Reka dushake igisubizo, tureke kumera nkaho duhanganye. Urabona ikipe imwe ishaka gutsinda igitego n'iyindi ishaka gutsinda igitego, urumva ko nyine biba bimeze bite, biba bimeze nk'ibihanganya. Aha ngaha rero barakubwira bati reka dushake igisubizo, ahubwo twe kumera nk'abari gutsindana. Urumva ko aha ngaha ni ijambo ryiza cyane dusanga mu magambo yo kugabanya amakimbirane. Aha ngaha urumva ko hano muri kugenda mwiga uburyo mugomba gutuza kugira ngo muze kuba mwagira mute, muze kuba mwakurura amakimbirane.
Ikindi cyiciro rero ni amagambo yo guhumurizanya. Amagambo yo guhumurizanya rero tugenda dusangamo nk'ijambo rya mbere ndi kumwe nawe. Aha ngaha uri kubwira umukunzi wawe ati burya ndi kumwe nawe rwose pe, kandi ukomere wumve ko utari wenyine. Aha ngaha uba uri kumuhumuriza wumva ko bari ibintu byiza cyane. Irindi jambo rero ni ibibazo bizashira. Aha ngaha ibibazo bizashira naryo riri mu magambo yo guhumuriza umuntu nyine mu gihe wenda afite nk'ikibazo runaka hamubayeho nk'akandi kantu, urumva ko hano tuza kuba twasangaho amagambo yo kugira uti guhumurizanya. Tuzabitsinda turi kumwe sheri, nyine ukamubwira ko muri kumwe nubwo byaba ari nk'ikibazo wenda cy'ideni rikomeye cyane rya banki, ukamubwira ati sheri humura tuzabitsinda ibi ngibi humura nta n'ikibazo, we humura. Ndetse kandi ushobora no kubimubwira ariko ugasanga wenda n'ayo mafaranga yo kuba wamufasha kubishyura ntayo ufite, ariko uri kugira ute uragira ngo umuhumurize gusa nyine umutima we utuze. Burya nababwiye ko burya iyo umutima wawe utuje ibitekerezo byawe bijya ku murongo, ndetse ukaza kuba wabona igisubizo wowe ubwawe utakekaga ko ugira ute ubona. Niyo mpamvu buriya ushobora gusanga abantu ba mu rugo rutajya rutuza ruhoramo amakimbirane, bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane ko iterambere rishobora kuba ryagira rishobora kuba ryaza, kuko mu mutwe wabo ntabwo bajya batuza ngo bavuge bati reka noneho dutuze turifure noneho dutekereze ibintu biteza urugo rwacu imbere, ahubwo muhora muri mutekereza amakimbirane, mutekereza ibintu bigize bidasobanutse. Niyo mpamvu muri iki kiganiro mba nagiye mbategurira amwe mu magambo muba mugomba gukoresha mu rukundo rwanyu, mu rugo rwanyu, kugira ngo ibintu bize gukomeza ari iki, bize gukomeza ari umutekano. Turaza kuba twakomeza ku cyiciro cya nyuma, ari nacyo tugiye kuba twacumbikiraho. Ni amagambo yo kubaka ejo hazaza. Murabizi ko buriya yaba ari abantu bakundana, yaba ari abantu bashakanye, bose baba bagomba kugira ejo hazaza, kuko baba bazagira abana, baba bazagira umuryango. Urumva ko baba bagomba kugira ubuzima bwiza kurenza uko uyu munsi bameze. Rero aha rero amagambo yo kubaka ejo hazaza niyo tugiye kuba twacumbikiraho. Nakubwiye ko ikiganiro cyacu ni ugucumbika, kuko tuba tugomba kuzagira tuba tugomba kuzagaruka tubagezaho ibindi bigiye bitandukanye. Rero urumva ko tuba ducumbitse, ntabwo tuba tugeze dusoje. Amagambo rero tugiye kuba twasorezaho ni aya ngaya: dufite ejo heza. Ukabwira umukunzi wawe ati byanze bikunze uyu munsi nubwo ibintu bitameze neza, nubwo wenda haba harimo akabazo, umenye ko dufite ejo hazaza kandi hagomba kugira ati hagomba kuba hagenda neza cyane. Aha ngaha rero irindi jambo ni tuzagera kure turi kumwe. Ukamubwira ati rero shiri humura tuzagera kure turi kumwe, ntugire ikibazo nubwo uyu munsi bigoranye, nubwo wenda uyu munsi bimeze uku nguku, ariko humura tuzagera ejo heza tugeze turi kumwe. Aha ngaha rero iri jambo rya nyuma ni iri ngiri. Urumva ko mwamaze kuba mwagira mutembo, mwamaze kuba mwagera mu rugo. Iri jambo niryo twagira niryo twasorezaho. Urugo rwacu ruzakomere, kandi nanjye nasoza mbabwira nti urugo rwanyu namwe ruzakomere. Mwebwe muri kumva iki kiganiro, niba ufite umukunzi, niba ufite umugabo, niba ufite umugore, menya ko urugo rwawe rugomba kuba rwagira rugomba kuba rwakomera, kuko ubasha kumva ikiganiro, kandi ikiganiro kirimo ubwenge, ikiganiro gisobanutse, ikiganiro rwose kirimo inyigisho zigomba kuba zagufasha. Ndetse burya iyo umuntu afata umwanya akiga, burya n'Imana igira ite imuhereza imigisha. Niba rero warakanze subscribe ku Ihozo TV kugira ngo aho ujye ukurikirana amasomo nk'aya ngaya, rero nta kuntu Imana itaguha umugisha rwose, kandi ndawukwifurije, ndanawugusabiye. Noneho mujye mwibuka gusigaho ibitekerezo byanyu, mushyireho like ndetse mukande subscribe niba mutarayikanda, kugira ngo tujye dukomeza tubane, musangize ibi biganiro byacu bagenzi banyu nabo bagire bate, kugira ngo baze kuba bagira urukundo rwiza, kugira ngo baze kuba bagira urugo rwiza cyane. Reka mashimire ngewe bagezagaho iki kiganiro ndeturu. Ikiganiro cyacu nakagaruka nkuko nabikubwiye, tuba ducumbitse, ntabwo tuba tugize ntabwo tuba dusoje. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde.